byo kwihanganisha bene wacu bari mu bibazo byo gusenyerwa, kwicwa, kwangazwa. Humure, dufite Imana kandi mu bibazo dufite natwe tumenye ko dufite inshingano zo kugira icyo tubikozeho, buri muntu wese mu bushobozi bwiwe n'umuco yumva ko iyo ukora kugira ngo iwacu bakire. Kuramya Imana no kuyihimbaza ni imyumvire isobanukiwe n'icyo Imana yakoze, n'icyo isanzwe izi, hari ibyo yakoze n'ukundi isanzwe ari Imana. Noneho rero wamara kumenya wibaza ko iyo utabikora mu ikanisa ikindi ubona wari gukora udakora biriya ukoze. yewe iyo ndakora, iyo ndaja kuramya Imana no kuyihimbaza nari kuhinga w'igihugu. Kumwe n'umusitari, tuvuze ngo umusitari jewe bivanye nanje ndi kumwe n'umusitari. Umusitari kuri jewe ni umuntu ukunzwe, ukurikiranwa, ufite ibintu abantu bomwigiraho, ni ukuvuga ngo ni inyenyeri imurikira rubanda. Uremera ko uri umusitari? Bivanye n'ibyo mvuze, uremera ko uri umusitari cyangwa nturebe? Bivanye n'ibyo uvuze biva. Bivuze ko umusitari ari umuntu ukunzwe, ukurikirana, ufite ibintu indangagaciro cyangwa se n'ibikorwa akora abandi bakwigana. Uri umusitari cyangwa uri umusitari? Ndemera ko ndi we ari ukuri kw'ibyo nemera mu byo wavuze. Oya, uri umusitari. Ndi kumwe n'umusitari Papa Nisi Dairo Ngendahayo, umukozi w'Imana evangeliste. Rero niwe turi kumwe uyu munsi. Abatakuzi ngaho birenze ibyo, ariko jewe mvuze nk'ukuzi kandi abantu benshi barakuzi. Abatakuzi kugira ngo Joyful wanguze nuko ndi Dairo Ngendahayo, umuririmbyi, muramyi, umukozi w'Imana akaba n'umwana w'Imana. Hari umuntu rero kuvugana arambwira ngo si umukozi w'Imana, ngo ni umwana w'Imana. Ndamubwira ndetse nta kuntu umwana yakora kwasi. Oya, ni umukozi w'Imana akaba n'umwana w'Imana, kuko abaye umukozi gusa oya ntibacuzuye. Yawe yaravuze ko wari umwana gusa, ari umwana atari umukozi. Oya, kuko umwana udakora ntaba yujuje, kuko ikigaragaza nyine ko ari umwana wuzuye nuko aba umukozi kwa se nubwo atokorera ibihembo. ikaze kuri Joy Politiki. Urakoze cyane, turabyishimiye. Wari warateze kudusura? Nari naratinze ariko niwe wabigizemo intege. Nyawe uko ntuteranyije n'abakozi. Niwe wabigizemo intege, ndahari kandi urabizi ko uba ufite amasaha menshi. Banga ufite kuri podium ariko hano warabuze. Hano naserutse, ndagira ngo ubwonje tugiye kumarana umwanya utari mutoya muri iyi minsi. Reka ntangire mubwira ko abantu bagukunda kandi baba bakeneye kumva ibikuvamo hanze ya stage. Abantu bakumenyere kuri stage, ariko abantu baba bakeneye kumva uvuga utari gukorera imirimo yo kuri stage. Yewe ngaho nibantegere kabisa muri hano ndahari hanze ya stage. Ndahari kandi ndaganira inshuti nyinshi zirimo wowe n'abandi. Ariko Ambref ubwiye abantu hanze ya podium, hanze y'urusengero, tuvuye hara kuri stage, uri umuntu biragoye umuntu kwivuga ariko ugerageza. Yewe biragoye nyine kwivuga hanze ya podium. Umuntu ukunda gusabana, yego, uja mu nshuti, yegera umuryango waje n'inshuti, tugasangira ubuzima, kuganira, gusurana, kuramukanya, kuganira. Ibyo ni ibintu nkunda cyane cyane. Ariko turakwishimiye, cyari igihe kirekire duherukana, umbwira imishinga myinshi ariko sindayibona uyishyira mu bikorwa. myinshi, hari imishinga myinshi. Ni wowe wavuze, uri mu bantu bavuze kugira ngo yuzure. Ariko kandi ubwo duherukana nari mfite imishinga myinshi, ariko kandi hari n'iyo nawe wari ufite, harimo n'iyo gushinga urugo. nta urugo hafi, hari umushinga
byanga bikunda uwo mushinga uzawe gushinga urugo byo wowe urabona ari iki ahubwo kuri wowe ko ndabona siniki gihe nyine nk'uko ubivuze kuko igihe cyawe ko kiraza cyari gitambuka cyararenze igihe cyararenze rero reba ukuntu ushobora kwiha amahirwe ya kabiri kandi urabizi ko ufite abakunzi benshi nawe ubundi musitari tukuri inyuma reka twinjize abantu mu kiganiro tubaha agakorisi gato nta wundi mfite umvugira ko mana ni wowe humure imitima ikwizera iyo mbagundi mbagufashe iyo ubundi wumfashije cyangwa ukazana ikidari kuko piano ni ibintu umenyereye cyane idari muri emisiyo ni igitangaza noneho nkeneye turavugana ni ukurinda tayiminga sinja cyane muri gospel ngo kuririmba ubutumwa umunsi ukora ubukwe wavuze ko uzatandukana n'umudamu wawe n'urupfu nawe wabivuze gute ni ukuri umunsi ukora ubukwe navuze ko nzatandukana n'umugore wanjye urupfu rwonyine kandi kuko numva nkaho bihagaze usinziga nimba hari ikindi kirenze urupfu k'izose uyu munsi bishitse mukicarana n'umuryango mwemeye kubana mu byiza no mu bibi akavuga ko ugomba kuririmba ukareka kuramya no guhimbaza nk'umuntu mwabaye umwe akavuga ngo nutabireka turarekana zogenda gute ko n'ubundi mwotandukanywa n'urupfu zogenda gute ibyo bigeze bigashika mu akavuga nyine abimashije akavuga ati ndarambiwe ugende ubireke biriya bintu zo imbere y'abantu ugende ubireke cyangwa dutandukane sinzi ko ubivuga ariko bishitse ko ndabona ko nufata igihe kirekire uko mbitekereza kuko ndavuga ibiri mu mutima iyo mbogamizi ibayeho nufata igihe kirekire cyo kumusengera zabona ngombwa ngafunga zabona ngombwa ngahamagara abakozi b'Imana dufite abadukuriye ababyeyi abapasiteri abandi bakamfasha kumugendera inama bakamfasha kumusengera kandi ko ndabona ko tutuje kurangiza gahunda zose atarabyumva ko ndizera ko yobyumva ni umusengera amasengesho yo gukora atakora kamushana imbere y'ababyeyi b'itorero abapasiteri abatuyobozi zananira dufite nanone ababyeyi bo mu mubiri ababyeyi biwe ababyeyi baje bakaba bahuza kugira ngo iryo jambo ryumve kuko kureka kuririmbaga ni ikintu gifatanye n'ubuzima bwacu kiragoye kumvikana wowe twokumvikana umutima kurambira ngo twokumvikana abantu bagukunda cyane bakurikirana ibikorwa byawe umunsi ku munsi n'ubundi waba wifuza kumenya ubuzima bwawe hano hanze ese umukozi w'Imana Dairo Papanisi navuze ko umukobwa yitwa umukobwa wanjye yitwa Nisa ahubwo yitwa Nisi papa wanjye bisigura ngo Imana yagize gute hano yitwa ngo Imana ni ibendera ryacu ubwo w'inzobe cyane n'inzobe cyane hari undi murimo uretse kuba uri umuhereza hari uhereza mu bwami bw'Imana umutanzi uherezi mu Kirundi bavuga abaherezi cyangwa abatanzi abapasiteri uretse kuba ukora umurimo w'uburamyi ufite umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana hari indi mirimo usanzwe ukora mu buzima busanzwe ndetse imirimo yo kuramya Imana no kuyihimbaza ubuzima bw'isi isanzwe gushakisha ubuzima kabiri tukabikora ariko nta kazi kari kamanutse ubu nyine habonetse umuntu uguha umurimo ariko ukaba uwo kubangamira ko uzawukora umurimo wo kuramya no guhimbaza n'ubundi nk'uko usanga ubikora uzogenda gutya icyo ngicyo nacyo nticyoroshye
habonetse umwemereza umurimo akangurira Imana no kuyihimbaza. Oya hakabaho ariko ariko bikaba imbogamizi ni ukureba uko umuntu abikora, kuko gukora naryo ni ihame ryo gutera imbere kandi nemera. Tugomba gusenga mugani wa perezida wacu w'isi, tugasenga tuba dukora, tukanakora dusenga. Gukora rero ni ikintu cy'ingenzi mu buzima, ahubwo yaba twazaba bishobotse mu gushishikariza abantu bose gushaka ubuzima, gushaka ubuzima, kuko ntacyo bihungabanya kuri gahunda zo gukizwa n'agakiza, nta na kimwe kivuga ubuzikiri. Rero ako kazi kabonetse ni ukureba uko umuntu yabikora, ukareba nyine ko ushobora kubicangacanga ariko bikubuze guhimbaza Imana. Niba Mose muri Bibiliya bavuga yarasize Yoshua nk'umutsimbura, Dayiro imyaka amaze muri kariyeri akaba ari umusitari kuri none, hari abari gutegura mu gihe azaba aretse kuririmba bazasigara bakora nk'uko yakoze we umwigisha wabo. Urakoze cyane wa Joyful. Ni ukuri turagaragaza ko dushoboye, hari abo tutegura bavuga amazina wenda, ariko barahari. Noneho umuntu azabyara mu buryo butandukanye, hari abo wicaza nyine ukaba abakwegera ugafata igihe cyo kubigisha, ariko hari n'abandi bashobora no kukwigiraho utabizi, ariko bakaba ari abantu bagukurikirana hafi na hafi, nabo ni abana bacu, ariko barahari, yaba mu magurupe, mu y'abaririmbyi, mu minisiteri turirimbamo. Icyifuzo cyacu ahubwo ni uko uvuka benshi kugira ngo kuko turi mu gihe cyacu tuzohoraho nk'amabuye cyangwa Uwiteka, turi mu gihe gitoya ahubwo. Rero nibaza ko barahari. Dayiro kuva kuri podiyumu abantu bakamutega hanze bamubwira ko bamukunda. Dayiro kuva kuri podiyumu abantu bakamwambura ko bamukunda. Dayiro kuva kuri podiyumu abantu bakamuhamagara bamubwira urukundo bamukunda, kubw'ibikorwa by'Imana akora. Bivuze iki ku buzima bwe? Ibyo ngibyo mbibonye, mbona ukuntu Imana ishobora gukura umuntu mu busa ikamubitsamo ibintu by'agaciro, cyangwa umuntu wari utarushoboye cyane. Nemeye ijambo rivuga ngo Imana ntizi ikoresha abashoboye, ahubwo izishoboza abo yahamagara. Ni ukuvuga ngo ntabwo binyereka ukuntu nari mbishoboye, ahubwo binyereka ukuntu nashobojwe n'Imana, ahereza Imana icyubahiro, kuko ntabwo ari ibintu bavuga ngo twavukanye, ariko ni ibintu Imana yadushizemo, tutanabishoboye cyane, ariko twitabye Imana iradushoboza. Ndumva ari ibyo ngibyo. Uri umukozi w'Imana abantu bakunda cyane, kandi babona ko urimo imbuto y'Imana, ariko hakabamo no guca bugufi, kwicisha bugufi. Aba bantu batazi ibanga cyangwa se batazi igituma umuntu yicisha bugufi, wowe yaba ari irihe banga ukoresha kugira ngo wicishe bugufi nubwo abantu baba bakugaragariza ubwo rukundo rumana gutya? Waba Joyful, ukuvuga ngo nkunda no kwivuga henshi, ikintu cyo kuzamuka ni piyeje, ni umutego abaririmbyi benshi bakunda kuvamo. Ikintu cyo kumva ko amazina yabo yovugwa, bikabatera kwirata, kumva ko abaye ikindi kintu. Abantu benshi uwo mwobo waguyemo abantu batagira uko bangana. Iyo ushoboye rero kuwusimbuka uri umugabo kabisa.
rero nta kindi ni ukuvuga ngo dukoresha turabizi neza ko ari ihame yuko ukeneye kuzamuka aca bugufi ukeneye kuja hasi yishyira hejuru ndumva abantu bose bumva ko ari inama bagiriye n'ubundi abari inyuma yawe ubundi ino industry ya gospel music hano mu gisagara cya Bujumbura mu matorero dukorana bimeze bitubona ndabona hari ukuntu igenda izamuka ugereranyije n'iminsi yashize kuri hari abana benshi ubona bagenda bazamuka yaba ari mu miririmbire yaba ari mu micurangire urabona ko atari ubuzima buri hamwe bw'igizi urabona ko hari abana bagenda batera imbere indirimbo cyangwa bakora indirimbo yabo bakora indirimbo nziza muri bari hose rero ariko kandi nubwo mvuze gutyo ntibumve ko bageze aho bageze iyo baje urugendo ruracyari rurerure cyane biga icyizere bafatiye aho bageze ariko kandi bamenye ko urugendo ari rurerure ese umuryango wawe ushigikira kangahe ijana muri ibikorwa by'Imana umuryango wanjye uvuga ni ukuvuga ndavuga kubera ko nyine wubatse umuryango wawe waba umufite n'umudamu n'umwana yego n'isi aracyari muto ariko mama we na n'isi barashigikira cyane bashigikirana ubu nawe asigaye ari umuririmbyi umudamu arashigikira cyane cyane ariko nawe ni umuririmbyi baririmbana ibintu bya kabiri kandi n'ibintu mbese bigizemo intege nke mbona ari we ubinkangurira cyane cyane inkunga n'imbaraga zindi inyuma kunanirwa ntibirimo ubuzima bwo kuramya Imana no guhimbaza ngo budefinisa gute kuri we ububwira abandi kuri jewe kuramya Imana no guhimbaza jewe ngira definition numvise mpawe n'umwuka w'Imana kuramya Imana no kuyihimbaza ni imyumvire isobanukiwe n'icyo Imana yakoze n'icyo isanzwe hari ibyo yakoze n'ukundi isanzwe ari Imana noneho rero wamara kumenya ukishora ibikorwa by'uguca bugufi kandi bikorera mu nzira zitandukanye kuko kuramya Imana no kuba mu buzima bwinshi Imana icyubahiro burya no guhimbaza Imana hanyuma tugiye muri iyi domene yo kuririmba guhimbaza Imana ntibigarukira gusohora ijwi kuririmba tuna tenor na soprano no gucuranga ibyo byose biherekeza umuziki biriya numva ko bidahagije ubuzima bwacu ugomba kuba ufite iyo myumvire ko hari Imana yakoze ibintu bikomeye ku buzima bwacu yatanze umwana wayo yadupfiriye ukabaho ubuzima buhindutse bwizera ibyo ngibyo hanyuma ukabona kwinjira mu kuririmba kuko winjiye mu kuririmba ibyo bintu utabizi icyo Imana yakoze ngo bibe ari ibintu byahindura ubuzima bwawe uri inyuma yo kuramya Imana no guhimbaza ese ubundi tugana ku musozo ubundi iyo kuramya mu kuririmba no guhimbaza Imana nizo wahawe no kuvuga ubutumwa mu ijambo bibaza ko yego n'ingabire Imana yaguhaye ariko wibaza ko iyo utabikora mu ikanisa ikindi ubona wari gukora udakora biriya ukoze yewe iyo ndakora iyo ndaja kuramya Imana no guhimbaza nari kuhinga w'igihugu ingabo y'igihugu ubuzima bw'abasirikare ni ubuzima nkunda cyane simbizi ko nari kubishobora ariko ndabikunda iyo ndajamo iyo Imana itaje kumuhamagarira muri ibi nkunda ubuzima bw'igisirikare ndabukunda cyane ntabwo nigeze ntabwo nabayemo nta n'ubwo
ariko ni akazi nemera kandi n'abagakora ndabubaha nuko music igabuye mu bice byinshi. Dickens hariho gospel music, hariho secular music, hariho na culture iriya y'umuco, indirimbo z'imico bivanye n'umuco w'abantu. Ubu nyine uririmba indirimbo zo guhimbaza Imana. Umuntu uririmba ziriya zasigira twita ko ari iz'isi, yego mpamvu n'ubwo zita ariko zitari zo kuramya no guhimbaza Imana, agusabye collab ko mu sohora n'indirimbo ariko n'ubundi yo kuramya Imana ntagusohora ubumwe. ntawe uransaba ko twakorana indirimbo z'isi, wenda naza icyo gihe nzo bitekerezaho ndebe, gusa je sinoririmba indirimbo z'isi, ahubwo indirimbo zindi nemera ziriya ndirimbo z'umuco w'abantu, ziriya zo ndazemera kandi amategeko abihana. Ariko ubuzima bwo kuririmba, ukaririmba umwana w'umukobwa, ukaririmba ibi na biriya, ibyo ngibyo sindabibona muri jewe. Ariko indirimbo ziririmba umuco ahubwo twatinze kuzikora kuko Imana yawudutetse muri bantu bafite umuco wabo kandi Imana yabishaka. Narivuze wenda avuze ngo umuririmbani ya gospel, we akagenda akandika nk'indirimbo ya gospel akavuga ati ndagusabye umukozi w'Imana twisohorane. Ntawe uraza, ariko nimba hari ubitekereza uzomubwira ze tuziganiraho, wenda igisubizo bizabihuriza muri televiziyo ya kabiri. Baherukanye umbwira ko ufite imishinga yo gukora bahita gute, ufite imishinga yo gukora kariyeri solo. Yego, iyo mishinga irahari, ariko kandi ikibanziriza ni imyiteguro. Kwitegura mu buryo bwinshi, kwitegura mu kubisengera, kwitegura mu gushaka ubushobozi, kwitegura mbese ni ukuvuga ngo ni imyiteguro, kandi ndumva ko biri hafi. Abantu bitegure indirimbo zawe, bitegure cyane, biri hafi. Ubu rero nari imyiteguro, nsengera Imana, negeranya iki na kiriya, ariko birahari kandi ndumva biri hafi cyane, kandi Imana izadushigikira, namwe murahari izadushigikira. Hagati aho umwana asohoye indirimbo nziza we na Freeze. Murakoze cyane, twakoze indirimbo na Freeze. Bayirebe iri kuri YouTube channel ya Freeze, yitwa Wemeye Kuza. Iyo ndirimbo yitwa indirimbo imeze neza, yimeze neza. Ibuka ko muri concert y'isubira muheruka self title tuvuga bikara yari yitwa ngo Praise like never before. Uribuka ko wahenze indirimbo kuri podium? Ndayibuka ko hari utuntu twanjemo, ariko sinari ko nabyibuka neza, ariko nabyibukijwe na video nabonye, mbona nyine ico kirimo. Uribuka ko wavuze ubuhamya bwawe ko wavukiye mu murima? Byaraje nyine, iyo umuntu ari hariya n'umuntu hakoreshwaga n'Imana, izo nazo n'ubwo buhamya nyine burimo. Ukeneye kubireba birebe kuri Joyful TV haruguru. Kuri video iri haruguru hariho indirimbo wahimbye ndetse n'ubuhamya ivuga gutyo, ndani ya Yesu kunara. ndani ya Yesu kunara. Tuzohera kuri iyo ngiyo tuyuzuze. Reka dusoze umukozi w'Imana afite amajambo menshi yo kubaganiriza, ariko reka dusoreza aha, tuzongera tugaruke. Nibwo bwa mbere uje? Nibwo bwa mbere nje, ariko si bwo bwa nyuma. Mbese dukingura imiryango, kandi noneho Joyful asanzwe mu buryo bw'umwihariko n'inshuti, tubana hafi, nawe wari waratinze. Oya, nsaba imbabazi
n'abakunzi bacu batabare wenda batuma ngo nari naratinze kukuzana ariko mbisaba imbabazi. Ijambo rimwe dusoza ijambo rimwe ubwira abakunzi bawe bari umurindi rero kuvugana namwe ngo nta bafana ngira ngo abakunzi ko bafana mu gufana kimwe ariko abakunzi nabi bihe byose. Ijambo rimwe kubakunzi n'ijambo rimwe kwihanganisha abacu bari mu bibazo by'ubuzima. Barakoze cyane abakunzi bose batureba bafashwa n'ibikorwa dukora, ni ukubabwira ko tubakunda kandi ibyiza biri inyuma y'imbaraga zacu, kubagira umugisha kandi ibyo dukora si izacu twenyine, ni izabo n'abandi bose tuzogenda tumenya. Rero numva ari izo ngizo. Hanyuma ijambo rya nyuma ryo kwihanganisha bene wacu bari mu bibazo byo gusenyerwa, kwicwa, kwangazwa, bahumure, dufite Imana kandi mu bibazo dufite natwe tumenye ko dufite inshingano zo kugira icyo tubikozeho, buri muntu wese mu bushobozi bwiwe n'umuco yumva ko yokora kugira ngo iwacu bakire, n'abandi bose banyumva atari na bene wacu. Ikibazo dufite ni ikibazo kireba ikiremwamuntu, buri muntu wese afite icyo bikoraho, tubatabariza kabisa kuko ni ibintu bitoroshye, ni ibintu bibabaje cyane, ariko kandi si iherezo ry'ubuzima. Tuzi ko Imana izatabara hamwe natwe nk'abanyamuryango. Ikibazo ni icyacu n'abakozi. Hari ikibazo wari witeze ko kubaza ndakubaza? Oya, wowe wari witeze? Nari niteze kumbaza. Ntabajije. Hari icyo wari ukeneye kumbaza ndangije kandi utambajije? Urakoze kunyibutsa. Hari icyo nari ngiye kubaza nawe, tuzashaka ryari? Abakunzi bandindire umunsi nzatora award y'ababone 1,000 kuri Joy Fruit nzasora Sezibukeye. Murakoze, mwakoze kubana natwe, mukore subscribe, like, share na comment. Turabakunda. Rero umukozi w'Imana agenda hayo Dairo Papanisi. Mwakoze cyane, Imana bamugisha. Turabashimiye, turabakunda, Imana ibirinde. Murakoze cyane.